buriya mfite ifoto sinzi mba nayiguha ukaza kwikurura ukayishyira kwa shingiwe ko hari amagufa ngo ipantaro si icyaha bitangaje kuri yawe abazantera bazantere ipantaro si icyaha ku mugore ari icyaha na Yesu nawe yambaye imyenda y'abadamu nawe afite icyaha yambaye imyenda y'abadamu usanga umuntu hari yari umuririmbi use nk'uyu nkuramugwe guvuga ngo pastor bose muri ADP ni babi ubapfuye ndi wamushyingura nkuramukobwa wa Sandrine iri kuvuga ngo njya ADP sinyemera sinyishaka biki byose ariko mwaramurongoye use Sandrine rero mu gihugu uryoshye kurusha abandi yakaba akiri ikinyoma ariko Yaka uburyo akurikiranwa yakora nk'itorero yari komeze gute abageze kure intama zimaze ikizwa n'umuntu w'Imana ariko shitani yamuhaye gukundwa amwima kubona amafaranga ikari umukene numubwira ngo ahebe bazahebeba kugira abone icupa rya byere numubwira ryame hasi y'amaguru hejuru akazabikora Yaka rero se umuntu abwira ngo ushingirwa umuntu w'umugabo muzima akabyemera uri utamukoresha uri iki kintu utamukorera ahubwo ubutaha bazabaka shitani ajya muri serikeye bazabaka azabesha ko ngo yapfuye ajya muri serikeye akunda bakora inkuru bavuga ko azutse Yesu mwongeye kwiruka kandi muraho ngubwe neza wese aherereye baravuga ngo utera uburezi arabwibanza reka duhere hano mu Rwanda dusuza abakunzi bacu ba Yawe TV bari mu ntara zitandukanye uburengerazuba basta kumvuga uburengerazuba nkabona ndakunda cyane no hangiza umuntu wundi okay tujye mu majyaruguru tujye urengera bwaryo tujye no mu burasiro bwaryo mugubwe neza cyane mu gihe Kigali ho none hari naho tukambitseho irizina banadukurikira cyane ko na connection yaho biba yihuta tureka tubashimire tunabasuza cyane urukundo batwereka reka tugende hakurya y'imbibiho gakeya hepfo i Burundi muraho neza turabakunda n'abakunzi bacu bakadasohoka reka tujye mu mahanga yakure cyane aho bita ibwota amasimbi Canada America Norvege n'ahandi hose hatandukanye reka tubasuze ntago twahwema kubashimira ku biganiro byacu buryo mu bikurikirana n'amakomenti turabakunda cyane imbere zacu rero kuri screen zanyu murahabona abantu rwose mwari mukumbuye kuri Yawe TV n'ahandi hesha n'ahandi se naho ntabwo reka gashobora kari kenshi no wese cyane tuvuye mu bihugu bimwe na bimwe hanze uvuye hanze mu bihugu okay turubuze no kubyinjiramo ariko kugira ngo ikiganiro cyacu kuri Yawe TV tuzi ko n'ubundi tuyoborwa n'Uwiteka kandi ni kinyamakuru n'ubundi cy'Uwiteka reka dutangire twiragiza Uwiteka kugira ngo tubane n'Uwiteka mu biganiro byacu Mana nyiri ubutungane Mana nyiri ubushobozi Mana nyiri imbaraga wabwiye abana bawe ngo bakwizera uzabagirira neza habwa icyubahiro kuko ari wo ushimye ko dutambutse ikiganiro nk'iki kandi kigira abantu cyubaka gikomeza kuri Yawe buri muntu uzayikurikira azahabwa umugisha azagurirwa imbago kandi urukundo rwa ruzabasendereho urakoze kuri Imana ifite ibishobozi mu mbaraga n'ubushobozi n'ubutsinzi tsindira buri muntu wese uzumva ikiganiro mu izina rya Yesu Kristo amen Pastor none ambise ntekereza mu kandi kanya nsuje abantu mu mahanga wenda ate no gutangira tubaha n'ikaze iyo bavuze umunyamahanga bitari ibingibi byo by'imbibi n'iki iyo bavuze umunyamahanga mu idini cyangwa itorero cyangwa mu bintu by'Imana iyo bavuze umunyamahanga ni muntu ki ntabwo bisinya byemera ibyo oya biba birimo kurobanura abantu nta munyamahanga dufite ahubwo kwavuga ko ari umuntu utaratsinda ayimutsinda bamwita ngo umunyabyaha ariko ntabwo ari byiza biriya oya abona hari abantu kwatwe turabanyabyaha twebwe noneho tuza kwakira hari abakijijwe baza kubivamo baragwa umuntu afite amahirwe yose yo guhura n'Imana igihe akiri muzima niyo mpamvu ntabwo umunyamahanga oya niko kuro abona intambara y'amoko yararangiye ariko y'amadini ishobora kuba ifite imbaraga sinzi ukuntu ushobora kuba wabwira umuntu ngo turavukana n'inkuru uko sinze no kurobanura abantu gutyo abantu bose ni bamwe buri muntu wese afite imyizerere ye Imana ishimwe cyane nimba nizera kuko ndi umudivantiste nuko nizera nimba ndi umugatulika nuko nizera ahubwo buri muntu mu itorero abuwejejwe muri ryo akora iby'Imana ishaka rero niyo mpamvu ngo abanyamahanga ntago mukuru wanjye ari umunyamahanga kandi iki ntabwo ndanumva kumva umuntu avuze ngo ngurani dayimoni kandi tuva mu ndimwe
ntago mama abyaye dayimoni ahubwo ni umuntu utaratsinda ariko natsinda kandi buhoro buhoro nibwo rugendo niyo mpamvu Yesu yaje gushaka abanyantege nke abahereza imbaraga ntabwo rero nava ngo abantu b'abanyamahanga oya kandi Imana n'ubundi ngo ikunda umunyabyaha ikanga icyaha rero ngo ivubira ababi n'abeza n'impamvu ikiranuka no kuba ari abantu batsindwa hagize abantu batsinda babaye Imana nabo urumva basubiremo impamvu Imana ikiranuka nuko ari itsinda ibyaha yonyine impamvu abantu batsindwa niyo mpamvu Imana itwiyera kuko idakora nk'ibyabo haramutse rero habayeho kuvuga ngo habonetse umuntu afite icyaha n'umwe yabaye Imana Okay, Pastor, igihe muherukira hano rero ni kera cyane ibyo byose twungutse abafana hari abantu baje benshi bakoze subscribe amen banakomeze kuri yawe Imana ibaho umugisha abo bantu rero wenda bashobora kuba barababonye n'ahandi cyangwa akaba atarabona hari n'uruzeho none ubundi turi kumwe n'abandi muri kumwe na Prophet Joel Pastor ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana 4 ni sheri wanjye abahungu 3 n'umukobwa umwe so nkaba ndi umukozi w'Imana mu itorero nyoboye rita imbaraga z'Imana Soari no kuvuga ngo na ministeri yo gufasha urabona hari kugira ministeri gufasha ntabwo gufasha si ibintu bya mirenge niyo ufite umwumbati ukawushyira umuturage akawurya yaburaye ubufashije ngigeze kumenya ababaye tukabafasha iyo ministeri Yesu ni yamamare amen Prophet Joel iyo ni shushu bewa ni sweet ni hani ni ubuzima bwanjye ni byose byanarenze ahubwo ariko mwabanye mwese mungana mutyo bakakwereke burafite ifu sinzi mba nayiguha ukaza kwikurura ukayishyira kwashingiwe kwari amagufa ngo ndayiguhereza uyishyire ku ruhanda ndayiguha uyishyire bayireba abantu ukunda Imana ihindura ubuzima hari abambwira ngo umaze kubyibuha cyane ngiye Imana yarambwiye sinzi imbo si ukuvuga ngo umuntu aba yariye cyane yarambwiye ngo nzakubyibusha nzagushyira hejuru nubwo turabona ngo barabyibushye cyane ngo bagize ibibazo nta yabazo byo kubyibuha bibaho ahubwo ikibazo ntacyo ndabona kiretse ubwo nimba ari umushaka kubinshyiraho nge ndi muzima none se ubwo uranutse cyane ukaba amagufa byose icyaha ni ikibazo icyo ni ikibazo no kubyibuha cyane uvuga ngo nta kibazo kiri kubyibuha no kwaruka ntacyo cyitwa Imana kurinze gusa dufite abantu barwaye indwara zitandukanye baranutse n'ababyibushye Imana ivuze ngo bahubaho kandi ngewe planning yanjye nuko nta muntu uzanira urwaye Imana itabyemeye murakoze kandi muri Yesu ntabwo turushanye ibiro hoya nta n'umuntu ukomeye muri Yesu hari ntawe niko ku rupfu ibintu ni bibiri bo nta muntu ukomeye ku rupfu reka urupfu ntabwo nta muntu utinya uko waba uri kose urakunyarukana n'urubavu rwawe se nawe rwo rwari ruto mushaka yakubwire ngo ari hano noneho utabona nza kumuvugira ibye ndabasuhuje abakurikiranye yawe TV muhabwa umugisha n'Imana kuko muri kumwe n'abahesha b'umugisha uyu munsi ni Prophet Kirezi Marie Claudine umumama umaze gukuraho yamvuze ngo umaze gukuraho nashatse nkiri mutoya ariko imyaka iranjyanye inzu ntibika iyi myaka iranjyanye abana 4 abahungu 3 n'umukobwa umwe urumva rero iyo uvuze rero ngo umaze gukuraho nuko uba ufite abukujisha ntiwaba muto rero ngo nabo babe bato birumvikana Imana ibaha umugisha rero ndi umumama ukuriye muri Yesu ndamukunda kandi ndamuvuga kandi nkunda kumuvuga kuko haraho yankuye kandi hakomeye cyane iyo muvuga nanjye mbamubwira batamuzi kugira ngo bamumenye nabo haraho yabakura nkaho nanjye narindi nanjye hari hakomeye nta cyizere nta byiringiro ariko Yesu aza kuza kungirira neza iyo neza rero yanjye rero nifuza kuyisangiza abandi benshi Imana ibaha umugisha n'umugisha kubana namwe rwose umuryango w'iteka yishimira kandi n'abantu twishimira amen hari akabazo k'amatsiko umuntu ahitagira byo byose benshi mu bapasiteri tubona cyangwa mu bantu bakiranuka ubundi umuntu akizwa ibyo yakoze pasita wenda uho gakeya n'ubundi hari ababizi ari nushoreho gatoya tubwire ubundi wanyu ni mu bakiranutsi uvuka mu batambyi
mama wanjye ni umukozi w'Imana nyamasengesho mbere yuko ntangira gukora Imana yarambye ati Imana yamubwiye ati mu bana bawe hazavamo umwana ukomeye uzazenguruka ibihugu tuvuze ngo turakomera avuga ngo ukomeye kuki sinzi icyo abantu bakomeye ukomeye ari iki abanyarwanda bavuga ukomera nuko ubasha kubana abantu bose amahoro ikindi ukomera nuko wishimirwa n'Imana biravuga ngo umuntu nankorera atazamuye icyubahiro amuha ubukene n'ubugingo ukomera tuvuga rero nuko ushaka kubwira umuntu ngo pfukama Imana kadukoresha indwara igakira ukundi ukomera kwahawe n'Imana ntabwo nawe n'Imana ukomera ngo nziyamamaza mu mudepite cyangwa nza ministre sifite izo ngabire ariko nanjye service yanshakaho yo kumurwanyiriza ikimurwanya mu buryo bwo mu mwuka nanjye namufasha nuvuga ngo nimba umusaba kugira ngo ambarure ubutaka nanjye aje kambwira ati umugore wanjye byanze no kugira ntandukane naye banza umbwira icyo umfasha bamenya urumva nanjye aho ngaho akazi kayangezemo nanjye uko yambaye sinye ubutaka kugira ngo nubake nanjye namuheze kugira ngo nawe yubake mu buryo bwo mu mwuka urabona mufite inyatsi mufite ikintu uvuga ngo turuzuzanya kandi iyo tugiye tubwiriza abantu hakagira abareka bya bintu by'ubugome by'urwango polisi nayo iradushimira burya nuko tubwira ngo urakoze cyane iyo tubwira iyo bavuze ngo hagabanutse ibyaha dushimira Imana tubyara ibyaha 30 hasigaye ibyaha 10 tukubeze cyane hari nk'abapasteri harimo abanyirondo harimo abavuga butumwa harimo n'abantu benshi cyane ariko twese tugahuriza hamwe kubaka ubwami bw'Imana n'igihugu. Okay, uvuze ko wenda mu rugo bara abakiranutsi Mary asenga cyane ako se nta kuntu wabanje kubananiramo gakeya na ya mihanda wavuze urabona nta muntu Imana yahamagaye atabanje kwanga na Yesu yagiye kwanga yavuze ngo atabishobotse igikombe cy'indenge so ibi turimo ntabwo ari ibintu bivuga ngo ni iby'iminyenga nuko abantu bavuze ngo ni ibintu urabona ngo babikunze barahinda na nyirabyo yagiye kubyanga urumva yabuti data bibaye ngombwa iki gikombe cy'indenge abati bibuka ushaka natwe rero muri uvuga buto dukora harimo imikuko myinshi ubuteo bwa satani bumeze ukuntu bo gutegatega bagenzi bacu nabo basha kugira ngo bamanure impano yawe ariko nta ginyeri y'umuntu igizimwa n'umuntu ahubwo izimwa n'Imana yimushikaniye nta muzazimwe icyo zabacyo oya Paul na Sila barasenze bari mu nzu ya gereza urumva ngo gereza bakatiwe imiryango yageze irafunguka barasuka baratambuka baragenda biva gute rero ikintu cyose Imana yavuze uzabacyo nta muzakitambika nkubwije ukuri reka duhere hano iwacu mu Rwanda kwabonye Imana igihe kirekire nta muntu wavuga ngo ngiye kurangiza undi ndibibaho ndibiteze nta muntu warangiza ngo ngiye kurangiza Joel ndangize umwana we ndangize muri umuna we Imana itabishatse cyo wagerageza ugashimaho ariko imega kikuvuga ati Joel uramurangije ariko ndinze madamu we urangije madamu we ndinze umwana wiwe ikimana kandi ikimana yavuze kuri ba bantu agahinduka icyo Imana yamugambiriyeho haleluya rero narivuze ngo umuntu wese mu muhamagaro yabanje kubutinya icyambere ntago dufite aho tubikuriza ngizera ko bagwa mission pastor Isayi njye ngi kwimitse wambaza umushara bikomeye cyane efri ya mbere ugiye kwiga theology narazizi izo ngizo nishira amafaranga yanjye noneho mbaye nko makuru ya DPR ntago tugwa akazi urumva twarobanuye twahaye akazi mbo mu Adventiste ntikwagwa akazi urukumva dufite abo twarobanuye mbwira Imana ngo Mana ngiye mbakazi yamyango yakazi jya mu mahanga yose ubwiza ubutumwa bwiza ntabwo ngiye ndi umuntu ubaswe n'idini Imana tangiza itorero ntabwo mbaswe n'idini so nuvuga ngo rero ngiye ntabwo ngiye ndi umunyadini ndi umukozi w'iki w'Imana n'umuntu uzandebera mu idini akandebera mu byitorero azaye kunyangiza ngiye ngo ujye mu mahanga yose kuko yo ngiye Burundi singe navuga ngo urabona ngo nje mu zina rya depenza abonje kuvuga Imana yo ngiye muri Kenya mangiye kuvuga iki Imana niyo mpamvu rero umuntu wese wahamagara yabanje kubyanga umuntu wese barakoze cyane ariko Imana ku ngufu kaguhata Profete Claudine karame wowe uvuka mu batambyi oya
ntago mvuka mu batambyi nta n'abarokore bari iwacu nta n'abarokore bari mu muryango w'iwacu. Imibatizo ingahe? Imibatizo ubwo ni ibiri njye n'umwe kuko nakuriye muri katolike. Yego ku Gahanga ndabatizwa ndahabwa ndanakomezwa na penetensiya byose. Najyaga kujya ku ishuri ndabyibuka, mama akambwira uti uzajya ubanza ugende guhabwa ukarisitiya mu gitondo muri misa ya 12 kugira ngo wige neza uhabwe umugisha umunsi wose uzatsinde. Imana ishimwe rero, mama rero yarizeraga cyane ibyo bintu nanjye nkabyizera kandi koko nkanabitsinda. Nkura gutyo nkunda Imana kandi nzi ko Imana ariyo mugenga wa byose. Nza kuza kugera igihe ntekereza ko nazibera nk'umubikira. Umubikira nabwo biza kuza kugera aho ngaho nabwo nkazajya, kubera nakundaga abana, nkazajya nibaza none se ngo ubu nzapfa nabyaye ikibikira nkumva ndagikunze cyane, ariko none nakumva ukuntu nkunda abana nkumva none sinzabyihanganira. Ikibikira ubwo mba nyishyize ku ruhande kuko na mama yarabikundaga ko nawe umubikira. Mbishyize ku ruhande rero nyiyoboka no kubana n'abana no muhereza. Mba umuhereza muri katolike, mba n'umusomyi babandi babanziriza padiri ijambo ari bubwirize nkabanza nkarisoma. Mba n'umuririmbyi muri korali nkuru hariya Kacyiru. Mbese ndakizwa mu bakatolike rwose, harimo abantu babakijijwe, abantu bita abakarismatike. Twegeraga umusaraba tugasenga, hakabamo n'abahanuzi, ukumva umunyamwuka rwose. Hari na ba obaridi barazaga icyo gihe tukajya guhabwa umugisha. Aho ngaho rero impano yanjye rero ikomeza igenda ikuriramo ariko ntarayisobanukirwa. Nyuma rero nibwo rero njyewe ubwanjye byatangiriye kuri njyewe. Imana ikazajya inganiriza imbwira ngo nzayikorera, ariko njye mu kuyikorera njye nkumva ndi kuyikorera, ndi kujya guhereza, ndi kujya muri korali, ndi gusoma ibintu byose nkumva mbese nyine ndi mu murimo w'Imana. Nkajya guhabwa umugisha aho padiri mukuru yaje, nkumva ndi mu murimo w'Imana, ariko ntabwo byari bihagije. Twageraga n'igihe tukajya gufasha abantu batishoboye, ariko ibyo ntabwo byari bihagije kuko Imana yaransobanuriraga kambwira ko njye nzayikorera umuhamagaro wanjye utari aho ngaho. Ntabwo rero nari nzi igihe rero bizakundira. Umunsi umwe haza kuza umuntu yaravuye hanze Uganda. Icyo gihe bari mu bintu by'amavuna, yari church imwe, ntabwo nibuka izina ryayo. Njyayo ngiye gusa kwiyumvira ijambo ry'Imana. Arahaguruka uwo muntu nubwo yarazi Ikinyarwanda, arangije araza imbere yanjye, batangira musemurira. Arangije anunga urutoki aravuga ngo uyu mwana w'umukobwa arimo impano yo gusengera abantu bagakira, ngo arimo impano y'Imana yo gusengera abantu bafite ibibazo bigakemuka, ariho ijambo ry'Imana. Uyu ni umuhanuzi Imana yaramutoranyije. Natekereza ko njyewe ntari umuhanuzi, bikantangaza, ariko Imana urumva ko yari yarabinteguye mbere. Kuva icyo gihe rero maze kumva ijwi ry'Imana, ibintu byahindutse muri njyewe mbyumva, kuko byahise binakuriraho no kubyizera. Uko bukeye nuko bwije rero Imana irushaho kugenda imamagara. Nahura n'umukozi w'Imana uwo ari we wese akambwira uti ariko uzakorera Imana, nkubonyemo ubushumba, uzaba umuntu uhagarariye abantu ku isi. Ibyo rero ntabwo rero nari kubyumva ku kamwanya, kuko nari ndi mu buzima butanyoroheye. Ngiye nari imfubyi, nta babyeyi, nta data, nta mama, nta bantu mfite bo kumfasha nibura ngo izo nzozi zanjye zizasohore. Ariko ngiye nkazajya nibaza ahantu bizaca, ariko Imana ishimye ko inzira yayo yari ihari. Wenda nawe n'ubuhamya burebure. Ni birebire cyane. Nakijijwe nari ndangije trankome muri 2006 ndumva ari 2005. Icyo gihe nibwo nakijijwe, nyirizwa mu idini rya ADEPR. Nabwo kandi nkuruwe n'ijambo ry'Imana. Njye nakundaga ijambo ry'Imana. Hari abantu bagera mu ijambo ry'Imana bagasinzira. Njye rero nkunda ijambo ry'Imana n'ubu ngubu uyu munsi. Iyo nicaye nsoma ijambo ry'Imana nkumva ndi kuganira n'Imana. Icyo gihe rero nakuriwe n'ijambo ry'Imana. Rero hari umupasiteri wahabaga wabwirizaga, akunda kubwiriza ijambo, afite impano y'ijambo. Rimwe umuntu twari duturanye arambwira uti ariko wazadusuye ko dufite umushumba ufite ijambo, uti nawe ukarya kuri ibyo biryo by'umwuka. Urumva nari umukatolike,
nanjye nyine w'umunyedini nk'uko profete yarabivuze none navuganisha ntinzabasura umunsi umwe nanjye numve ku ijambo ry'Imana ryo mu barokore ariko mageze ijambo ry'Imana uko baribwiriza nyuma bakira korari iraririmbira himbaza umva njya mu mwuka neza nanjye ndahimbaza kuva uwo munsi numvisha umwuzuro wanjye ari uwo nguwo numvisha umwuzuro wanjye ari uwo kuzajya mpimbaza nkaririmba nkasenga ubwo mbitangira uwo munsi nibwo rero nahise nigira umubatizo umunsi wanjye wo kubatizwa ndimo ndabatizwa nuzura umwuka wera mvuga indimi ndahanura naho ngaho ubundi byatangiriye kuba umuprofeti nkurana n'izo mpano urumva nari nyiri mutoya yego ariko mu byiyumviro byanjye kubera ko nakundaga gusenga cyane numvaga nyine ngomba no kuzashaka umugabo usenga urumva ntabwo nigeze ntekereza umugabo w'umupagani uko njye nasenga n'Imana imishurira niko yagendaga imbwira ko izama umugabo w'umukozi w'Imana ikanamusobanurira neza ikambwira uti azaza akennye azaza akennye amarangamutima yanjye ntabwo yari ari kuba afite ama etaje n'ibiki kuko njye yari yaransobanuriye azaza akennye aciye bugufi ariko nyuma yaho nzabazamura kuko muzankorera nkomeza rero kwinginga Imana ngisohoze ibyo yavuganye nanjye ngira amahirwe impuza na profeti urakoze cyane dutangira wenda pasiteri aranadufasha udutangirira watubwiye ngo wari ukijijwe ngo uri muri korari y'abakatolike uheza n'iki ariko ndakubaje ngo wakijijwe ryari uhita kutuzana uhindura idini icyo gihe kuki wumva ko guhindura idini ugiye mu barokore aho abo bakunze kwita barokore kuki wumvishe ko ari bwo urokotse kaze mufasha ngaho abivuzeho ku mugaturika si ikibazo ariko wumvishe ko hari impano zidakoramo hariya cyane kiretse ko iyo ugiye hirya gatoya njye nisa padiri ampaye akazi gaturika impaye akazi nagakora kuko nawe mfite abantu benshi kurusha abo mfite ubu ngubu urumva ntabwo naka akazi urakumva Imana imbwiye iti genda ugiye mu basilamu Imana ibimbwiye najyamo niho nawe mfite akazi kenshi hari abantu benshi kurusha abanjye Imana impaye kujyamo navuga ibyanjye mvuga nyine hari ibintu waba ugiye kuvugamo no bitari binazwi nagiye ukabugiza amahirwe aho uzatora niko kazi ako ngako ahubwo ndi kuvuga ngo njye mfite ibyanjye nshaka kuvuga ibyanjye bakankingura umuryango wo kuntumirayo ndavuga ibyanjye nyine sizabura ababyakira ku muhamagaro wawe baba batanu simbavuza ushaka kujya kwinjira mu by'imyemerere hariya ngeze bakamba akazi nahagarara nkavuga ibyanjye kuri rutwaritari nkamwe nkagenda uwo byakomeretsa byo biramureba ariko nava nk'iby'Imana intumye wabyumvise byafata babiri nabo bazabibwira abandi ngiye mu bagatolika nahagarara ngafata Bibiliya mukemera kanyobora n'iby'Imana imbwiye nkayibabwira nk'umuprofeti nkamuha nkigendera nuvuga ngo rero ntabwo ngiye nava ngo hasi nahabwiriza ngo hasi nahakandagira kandi ngiye hari iminsi mikuru barantumira nkajyayo ndinjira nkajyayo bandi bene wacu ni Abanyarwanda ni abashiki bacu ni inshuti zacu ni abaturanyi mu gihugu mu tutuye bose gufata umuntu mubwiye ngo sinzamusura ntabwo nambaye biravuga ngo utedukana n'abandi bafi byariki ngi ntabwo ndarikiye kwitedukana n'abagenzi banjye rero oya ubwo rero nimba rero hari abahanuzi bavuga ngo mfite groupe ya nyamara 10 nibo nzavugana nabo abandi nabo n'abanyamahanga bisi ibintu byiza murakoze cyane ibyo ari byose umwami n'umwe n'Imana Imana ni imwe ikindi kandi rega wanatungurwa wa muntu wari uri kwita ko ari umupagani ageze imbere y'Imana ikamukingurira none se ufite guhakana ukavuga ngo sinshaka ko yinjira ufite guhe burenganzira niyo mpamvu iyo dukorera twebwe weho gendana no gukiranuka kwawe ntawe uzayivuguruza kunda Imana n'umutima wawe kandi ukora ibyo gukiranuka kunde bagenzi bawe ibindi biri hejuru y'ibyo ngibyo ni Imana izabiyobora umusilamu ifite uburenganzira bwo kumwinjiza ntabwo uzavuga ngo no kuko ntabwo yigeze kubwira ntabwo yigeze inasobanura ngo ivuge ngo idini ringire ahubwo yaravuze ngo mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka uwo nguwo wese iramwemera bivuze ngo abasilamu irabemera abakora ibyo gukiranuka mu badive irabemera abakora ibyo gukiranuka mu barokore mu badeperi wa wundi washyizemo agatambaro mu mutwe udakakuramo washyizemo ijipo hasi nadakora ibyo gukiranuka ngo ntizamwemera ariko ahariho hose
nukora ibyo gukiranuka Imana izakwemera. Ako siyo dusenga niyo Yohana niyo ya Yakobo ya indi bavuga ngo niyo ya hari igihe indimi zahindutse ku isi ngo tusoma kandi n'ibintu byarahindutse. Abana uzasanga wumve ngo abantu ngo abadamu bazarimbuka bambaye ipantaro. Nibyo nanjye no kubazaho ku myemerere tuvuga ngo Imana ni imwe ugasanga umwe yambaye ipantaro undi ntayambaye ngo ni icyaha barwanyana. Bo urabona ipantaro si icyaha bitangaje kuri yawe abazantera abo bazantere. Ipantaro si icyaha ku mugore ari icyaha na Yesu nawe yambaye imyenda y'abadamu yambaye ikanzu nawe afite icyaha yambaye imyenda y'abadamu. So nta cyaha kirimo rero habwa icyaha bitangaje ndabizi baba ngo babangendaho ngewe. Yesu yambaye ikanzu ari umugabo batamuvugirije induru. Kwambara ipantaro abadamu munkurikire si icyaha. Kwambara ikanzu uri umugabo si icyaha. Yani imyenda isanzwe iriya nazira ntumwa zibaho tugenda zose abasiramu bambara iki ikanzu nanjye niyisa gutambuza bari mu kiganiro nambaye ikanzu niyisa uko nayibagiye ngo nayambaye nanone nabo nambaye ikanzu nta cyose kirimo nta n'icyaha kirimo. Wakambara ikanzu kagenda mu nzira nge nagenda nkuko abadamu bagenda bambaye ipantaro mu nzira nanjye nambaye ikanzu nagenda vrai kandi nkumva cyangwa iki imbere y'iki y'Imana. Ende kubw'ibyo rero kubw'ibyo rero impamvu aho ngaho wenda mu kwambara ipantaro akantu nakongeraho ni kamwe gatoya cyane. Byaterwa n'uburyo waba wayambaye ufite icyo utekereza, ariko niba wambaye nk'umwenda usanzwe kugira ngo urimbe wigendere mu nzira nta cyaha kirimo. Keretse wambaye ya pantaro iri mu bwibone uvuga ngo bandebe ko mfite amataye ko mfite amabuno, kuko hari n'abayambara badafite nayo mataye, bandebe ko uko ndeshya uko meze, hari n'ababyambara batareshya gutyo. Ariko uramutse wambaye nk'umwenda usanzwe nta cyaha kirimo. Ngewe ntabwo president aho twumvikana nge mbivuze hano amataye y'abandi turashaka hiki turashaka hiki ngo batabyibushye. Yambaye ipantaro avuye mu rugo arumva abigendera no byishimo ni byiza ibyo ngibyo. Nabo bagiye guhaha batoranyamo babereye nuko rero rero kuvuga ngo yabyambaye ubwibone n'ishati yambaye ubwibone. Hari n'umuntu wakwambura kugira ngo ugure ubwibone ujye nka Rutambi ubwo bayigira gutya urumva yiyambaye ikibusa ni uburenganzira bw'iki bwiye kandi si ubwibone. Ujye uvuga ngo umuntu yambaye agira ubwibone nose umuntu wambaye agaragara nabi. Nuko byari comedy cyangwa nuko byari inkinamico ndimbati yambara ijipo bibi bibazo ntabyo nta bibazo byakabaye kubaho hankoreke ni nk'ibi ngibi ujye ubona ubu naba mpagararanye n'umudamu waturi kuganira ndafata ibura ari kumutereta. Ubu dufite ibitsina bibiri ku isi tugomba kubana nabyo. Nimba mpamagaye wowe ngwino nkugurire umudamu nawe yahamagara umusugabo ngwino nkugurire kuko turi ku isi y'abantu babiri. Ntabwo yo kwagira distance y'umwe tumushyire ku ruhande tuzamura undi ngo umugabo ngo niwe mutwe w'urugo, umugabo ngo niwe dendo niwe shefu. Urumva ugasanga madamu nge ntashya 12 bibaye mahoro mu rugo, madamu saa 2 zarenga bibaye intamba nkamufungira hanze bwana ubucakara kambisubiremo. Nimba mwese mujye mwakerererwa ni mutekere musanje abana madamu nakererwa ni mwuruherane para kuvuga ngo utashisa kubera iki. Ariko ukajya hara kwa hara hiryo ukicara ukanguyoga ugasinda yabasama nijoro kikubura ukaza uturi mibi ndi umwami wanjye. Aya mwese no kuzuzanya mwese na Yesu Kristo no gukundana no kubahana no kugirana inama no gusenga no kuri by'Imana ishaka. Rero abadamu ntabwo muri hasi mbivuga buri munsi ntabwo muri hasi y'abagabo. Nawe yasengerwa yakina umupira yasurwa no se sa ministre se batuyo umwambaro waryohera umudamu cyane yicenga ahantu atanga ikiganiro nk'umuyobozi. Wewe wumva bamuhitiramo ubuhe wowe
namuhitamo ipantaro uri kumva kuko ashaka kuzamura gutya ahangaha akagaragara bagafotora abanyamakuru banyu ngo urabona ngo murebe kwabonye ministre ngo mu mubiri wiwe ariko yambaye ipantaro yicara agatanga ikiganiro bikaryoha wabyumvishije ntabwo ipantaro ari icyaha ari icyo rero urabona nko mu rugero dore mu basilamu ntabwo ngo bayemera ariko bakambara imyenda y'abagore kubera shefu afashe ikanzu y'umugore ayikubisemo ahagaze imbere ye wowe wambara ipantaro ni dega wabyumvishije ukabona abapadiri bamwe abapasiteri amadini ya pasiteri nabo bambara amakanzu bakajya imbere y'iki y'itorero wumvishije kandi tuzi ko ikanzu yagenewe ni umwambaro w'umudamu icyo bita ikanzu niko bavuga nyine ni ipantaro n'umwambaro w'iki w'abagabo noneho tukabona n'abagabo barawambaye hanyuma umugore wambara ipantaro ngo bayedega ariko akayamba akinjira munsi y'igiti urumva ibyo ngibyo ngiye mbifata nka cya gihe kera bajyaga bavuga ngo abagore ngo ntibarya ngo intane ngo baramira ubwabo abagabo bakajya hariya bagakubita inyama inda zikuzura ugasanga abagabo bafite ibipfupfu ariko kuvuga no gutaruka wenda ibyo ngibyo turabyumvishe ariko tunava no kuri kano gasijara kandi tugiye kujyaho pastor ubu ngubu ushobora kugurira impano umugore wawe hari igihe ushobora kuzamutungura nko muri no minsi ukaba wamugurira agapantaro agafite nakazanye ndagafite noneho njye nakambaye ndagapostinga nagapostinze abantu ngo urabona ngo profete ngo utangiye kuzana ngo ibyiki ikindi nasengeye umuntu ndi kumwe n'umuntu wo mu iglesia ntavuze hano twaturiye biti gusengera umuntu usanga umuntu yambara ipantaro yiwe yibereye mu rugo hari ka siporo yicaye noneho ndasenga Imana imuvugaho wa muntu arakandura ngo ngo yaraguye disi we ngo yaraguye wasiga hano nabi ipantaro urumva ndamubwira ati ngewe tubangisha Imana ntabwo izi amapantaro ntabwo Imana izi imisatsi ntabwo ifite uwo mwanya iri guhangana n'ibyihebe bitesheje abantu iri guhangana n'abantu bigotera amada biruka banga abana hano iri guhangana n'abapasiteri bataye uruhimbi bagakurikira igitsina ubwumva iri mu kazi kenshi iri mu kazi kenshi basubiremo Imana iri mu kazi kenshi umwaka abapasiteri bataye uruhimbi bakajya kurya intama bayoboye abapasiteri bibereye mu icupa abapasiteri bibereye mu matiku mbo tuvuye kuri abo abakozi b'Imana bibereye nko mu mikino urumva ntabwo Imana ifite akazi kenshi kuri abo bantu abapasiteri bavuye ku ruhimbi bakajya no muri politike bakajya kugambanirana bakaza kumva ngo urabona ngo pasiteri ngo Imana imisatsi ntabwo ifite iyo gahunda murakoze cyane mukomeje kukantu ngo Imana iri mu kazi kenshi muri no minsi muduhe ishusho noneho y'itorero mbere ya covid n'ubu ngo insengero bazifunguye abakristo baragarutse cyangwa bibere muri bya bindi mbo urabona abakristo ntaho bazajya abakristo namwe ahangaha barahari hano oya turi kuvuga mu rusengero kambanze mpere hano ahangaha kwanza hano naho barahari inyubako zo kambyite ngo bahawe inyigisho nyinshi z'abantu batandukanye sigaye mbonera abaguka akavuga ngo urabona ngo abapasiteri nta kindi bakura ngo kubarya amafaranga yanyu urumva ibyo ni ibintu bimaze kwira aho ngaho urumva abakristo nabo basigaye baza mu rusengero hari abaza bafite iyo myumvire bakaza bavuga ngo nta kozi Imana bakiriho kuva navuka twasanzeho abanyabyaha tuzapfa tubasigeho cyane rwose mu ngeri zose ariko ab'Imana baragarutse abatari ab'Imana bibereye nyine nabo ariko aho bakututse hari umubare waragabanutse ntabwo uraganutse kuko ntabwo Imana atumye abantu benshi atubwiye umuntu mwize agakizwa kumva ahubwo abantu benshi impamvu abapasiteri benshi babakunda benshi na benshi ni ukugira ngo amaturo yongere bamwe na bamwe njye mbamenye ibanga bivuze hano ariko umupasiteri w'umukristo we niyo haza umuntu umwe n'ikindi pasiteri akunda ibyubahiro abantu buzure aragira umuyobozi kunsura abone mfite abantu benshi ko mfite ibihumbi 100 kandi harimo abanywi b'urumogi harimo abamafiya harimo abatekamitwe harimo abigira abahatari wewe yabona buzuye kuriya mu itorero ryanjye
ngo rifite abantu 20 ako Imana yamurebe kaba ati niugira Imana ubwo nkubonemo we nkubone wenyine nkujyane ukore akazi rero ahubwo pastor impamvu akunda abantu benshi nange ndabakunda uyu munsi numva baza kuzura maze kuzura nk'intambutse ijambo ntago mwanzi ko barifashe sindi mu mitima hagira uhagarara bati ngiye abakristo banje mbateramo agakiza uwo ngo tuzamwemera ngo aravuka akagenda akamara icyumweru wibereyeyo none iminsi si myinshi icyumweru cyose wibereyeyo hari abandi kwigisha abandi cyashite ukagaruka nuvuga ngo ntago ari guteramo agakiza ahubwo aravuga buriya minsi 7 yose utunzwe nande ko kwamaze hafi imyaka 2 mu nzu nena ko muri covid ko kwamaze imyaka nk'ibiri kwibereye mu rugo sibyo abakristo bagihari bakiri ijambo ry'Imana barifata barikomeza bazi kwiyubaka abazi Imana yabo bazakomera kuza mu rusengero sinkibarura habwa pastor bo bahombye bakristo kugira ngo abagura amavewiti ibyo birabareba ubu barahombye ubwo nyine barahombye nabahamagaye bakoze umurimo ariko subundi umusaruro w'umurimo mukora mubona gute ngiye umusaruro kugura ko umurimo w'Imana mbona nuko Imana inyishimira kandi yamara kunyishimira ikampa n'amahoro mu mutima n'iki mpaye nkakijera nimba nje rukampeza umwumbati kamenya ko ndagusangira ari ndaya ndi bushyira umugore twosanye n'umugore rwa nta mafaranga menshi aba nta na make abaho impamvu ubona abantu bameze ngo basanye nga munakora miliyoni ukabona igwa yibatu ayikora miliyoni ari mu nzu afite imodoka uri kumva ariko kumva ngo yari amafaranga y'imfubyi yari emituwere yari nuvuga ari ibiryo bibirwaye harimo kujya mu byaha amambiance none ugasanga n'inkoresha ya miliyoni ahembwe irahinduka ubusa ariko umufite ya miliyoni akayishyira mu rugo bakayibara neza bivamo ya mukandi kanya turi kuganira na Prophète Claudine avuga ati ubundi urebye ibintu abantu umwaka ushize insengero zifunze ariko nk'inyubako azikorerwa wenda amasengero cyangwa amasengesho agikorerwa ku YouTube channel cyangwa ku matelefone muhamagara abakristo banyu byo byose ari ikintu cyahindutse abantu bahugiye mu bintu runaka bya niki ubundi hakagombye kubaho nk'umubatizo mushyashya abantu bakongera akagaruka mu bwiza bw'Imana kuko bararambaraye mubatizo ntacyo ufasha mubatizo ntacyo ufasha cyese mu mwuka wera amubatizo ni umuhango kuko nyuma akaza mu mwuka wera ubatisha we urabona kuko uvuye mu mazi umaze kwizera Kristo noneho tangira ugira no kuvuga ngo uyu muntu agiye muri ribu ariko ribu ntimufunze iramubajije ratashye ariko bakamugira inama witonde kuri ibi nibi umubatizo nawe nuko nawe no kwinjiramo noneho wamara kwakira Kristo ugendana bwabwo bwande bwa Kristo kuba bakubuza ibizagenderaho ariko ntabwo umubatizo uvuga ngo uyisumukiranutse reka ndabiyaka tubangura n'ubundi tugana n'ubundi kandi gasije tugiye kujyaho ibyo byose kuva insengero zafungurwa leta igatanga oda igatanga amabwiriza uburyo kimuzajya mwakira abakristo banyu ibyo byose mwagiye mushingira murabatirisha mugira n'iki ibintu byinshi bitandukanye nta bukwe burapfira mu rusengero rwanyu ngewe ko se ko abakristo bambaza kabaza Imana namba ko ari inzira nziza ngende banza nkabagasenga ikambwa turabona uyu mugabo yacinye umugore abyara hanze cyangwa afite umwana nkabimubaza akabinyemerera ngahamagara wa mugore bakicara nkabahisha umugisha bakumvikana ibyabo ntabwo shingira umuntu batarumvikana ubundi pastor yashinze kwanza guhuza impande zombi kugira afite ibya biganzo bishyire ku cya padiri cyangwa nabandi bose ubundi abanza ngahamagara za nzego ngazihuza isashimwe cyane ngazihuza noneho bakumvikana ibintu aferi karangirira muri koridoro aho ngaho nkamushyira mu rusengero ari umuntu ufite ari nyangamugayo uvuze ko uhuza impande zombi ebyiri ariko ubukwe bumaze iminsi bupfa mu mirenge twabonye n'urusengero rwabonetsemo ubukwe byagenze bityo bigaragara ko hari urundi ruhande rwa gatatu rujya ruzamo urwo ruhande rwa gatatu rero simpamya ko wapfa kurumenya mbere y'igihe bitaraba mu byitwaramo gute cyangwa bibonye gute birabira biriya twebwe rero navuga ngo buriya iyo uri umushumba buriya ntabwo upfa gushyingira akenshi n'ibyabereye mu rusengero bigapfiramo bari bavuze ko n'umuntu wari waturutse kure nawe ntibari bazi ubuhamya bwe ngo bamuhawe n'undi mupasiteri urumva ko uwo mupasiteri ariwe wari uzi iryo banga arangije noneho arorosa
yes ashaka kuba yarari mu kazi mutabizi mwebwe yarangiza korosa ariko icyiza no cy'itorero ntago twebwe twakora twebwe nuze gushingira abantu tutazi abana b'itorero cyangwa nuje mu itorero nawe akabanza nawe akagenzurwa nawe ko ari umukristo kuvuga rero ngo wafata umugore wafata umukobwa ukamushingira umugabo usize abana 5 cyangwa 6 uri umushumba warasizwe amavuta uri umuhanuzi niyo waba utari umuhanuzi uriho gusa ayo mavuta yo kubura umushumba iyo ngiyo bwayo ni dega kuko nubwo bavuga ngo ntabwo bari barashingiwe mbere na mbere ubundi isezerano rya mbere Imana yemera niriya jambo ngo ndagukunda kandi tuzabana sinzaguca inyuma iryo jambo iyo rirangije ubundi kurivuga mboneraho mbwire n'abahungu n'abasore cyangwa se abakobwa bagenda bayabwira abantu bose babonye ni nk'imiriro murimo muragenda mwiyaruriraho iryo jambo ni ry'Imana ihesha umugisha kuruta uko wagenda hariya kuvuga ngo ugiye mu rusengero uriya ni umuhango nawe ukenewe ariko uwa mbere wabanje nta niwe uzubaka urugo urusengero kandi nabo bakadivorusa cyangwa se bagatandukana n'abagabo cyangwa n'abagore ariko noneho icya mbere njya mperaho na ba Mose nabo ntabwo bigeze bashingirwa mu nsengero habayeho kubahana barumvikana Imana ibihesha umugisha rero gufata umuntu rero wabyaje umwana wa mbere ugafata umuntu wabyaje umwana wa kabiri umwana wa gatatu umwana wa kane dufata urugero nkanye mbyaye abana 4 icya mbere hari ukuntu uba umajije kumubona hari igihe umuntu iyo yatangiye ari mutoya uko agenda abyara hari igihe abyibuha uko yatangiye amabere agiteretse ari udutemeri twese twaratugize ariko uyu munsi nawe tugifite uko umwana agenda konka bigenda rikururuka hari igihe abari wa mudamu utanazi no kwiyitaho noneho ngo ashyiremo nako gasutiya reka da yibereye aho ngaho ntamenye noneho guyu umugabo we kumugabo we noneho yavuye kera mu mwuka yibereye mu mubiri asigaye yirebera babandi bagize ute duteretse nawe akirirwa nawe rimeze gutya nawe aho ngaho mu rugo yamureba mbonereho no kubwira abagabo na wa wundi nabuzanye nawe bizagenda kuriya kuko nawe ntago umuzanye nawe ngo umutereka ara mu rugo nawe nk'ivazi abana ariko nibuhemukiye umugore yegura muhemukiye ni n'igikomere kitazamuvaho uko kubana n'umuntu imyaka ukamubyaza abana 3 4 5 6 ukamusiga ukagenda ukajya kubaka undi muryango ubwabyo ni igikomere ubusize mu muryango ubusize mu gihugu uko uwo mutwaro igihugu kizawikorera ariko rero n'imbere y'Imana ntekereza ko ari icyaha kiba gikomeye cyane umuntu batazababarirwa nubwo bazajya babahesha umugisha nyine bashumba bakabyorosa ariko ngiye ntabyo nahesha umugisha urabona ariko ngo hari n'ababyeyi banga konsa kugira ngo amabere atagwa abana bakabaresha manido abo n'abapagani ne bahoze abo ngabo nyine abo ngabo bahoze gusa abapagani kuva na kera abo ngabo bazahoraho kandi hazavuka n'abandi bafite iyo myumvire hari numara gushaka akavuga uti ibingibi sinzajya mirya kugira ngo ntazagera gutya iki gikoma sinzajya nyingwa kugira ngo ntazabyibuha nzajya ninywera ka mukaro n'icyayi cy'amata sinakinywa kugira ngo ntazazana amatama nzajya ninywera gutya izo ngizo ni karakteri za muntu kandi zizanahoraho ariko aho ngaho nta bumana ariko kimwe cyo tugarutse kuri iyo shijika turiho ndanakangurira abantu ngewe bagira adresse mu buryo bw'itorero abona arajya hari akavuga ati ngiye sinshaka itorero yamara gupfa kanjya kuduhamagara baduha amafaranga kumushingura urumva umuntu akazi nyari umuadeperi urumva ni umuhanzi mbere kwazi kubahanza abahanzi cyangwa abahanzi bo no bahagarara hariya ngo nta pastor bahari ibi byose akava mu itorero akabuta umusitari akumva ko itorero ryabaye stage yabanga amashi hejuru akumva ko yabaye ntabyo kwita mu itorero tena tangi cya 10 kana amaturo yamara gupfa ukabona bahamagaye umupasiteri taramuyoboraga ujya gushingwa maze imisi mubibona hano umuntu w'umusitari agiye kusha umupasiteri umushingura sagahinda se yabayeho tuzabirira ndakangurira ku gitorero bagiramo urumva umusitari wapfuye ava ko ari umu ADPR ufite nani interview yabivuga ituganye ni ADPR niryo ndimo naririmbye no muri korete bamara gupfa ugasanga bahamagaye abasitari banywa itabi baherekeze
bahamagaye babandi bamwe bapfuba aho bose bahamagaye abapasiteri mudufashe mukumva muduherekereshe umuntu wacu ntagende igipagani usanga umuntu hari yari umuririmbi buse nk'uyu nk'uramugwe guvuga ngo abapasiteri bose muri ADP ni babi ubapfuye ndi wamushyingura nk'uramukobwa wa Sandrine iri kuvuga ngo njya ADP sinyemera sinyishaka biki byose ariko mwaramurongoye ubuse Sandrine rero mu gihugu uryoshye kurusha abandi se ubuse bajya ku murongo bamukoresha iki ni ugutwika ni cyane cy'abapagani byo gutwika niyo mukobwa ubwese kurusha abandi mu gihugu hano nta niwe mwiza hano niba ari ukubera utwana irari iki irari ry'ubusambanyi ry'ubusambanyi noneho kakubwira ijambo ntizisenyuka buri munsi ntabwo ufite ingero abapasiteri ntabwo ari abapasiteri 10 yashize ngende ndi umupasiteri 15 nubatse urakumva njye ni hafi ubwo maze imyaka 20 mu butumwa kuri atangiye 9 wumva irarenga 20 hari icyo umuntu afite intumbero yambwira umurambwiye ngo murabona ngo pasiteri ngo ufite imodoka ndambwira ati ngeze mu nzu iwawe nawe pasiteri harimo diva za miliyoni uri kumva nizohereyeho ukodesha inzu zihenda ngewe nabanje kwiyubakira inzu yanyu urugero mu busabusa bwanjye nizo diva za miliyoni niyo nawe zifite uyu munsi niguriye imodoka nigendamo wowe urabanza kujya muri Marriott uri kumva urabanza gusa imodoka ya miliyoni 50 uri kumva ukiyabona kugira ngo abantu bakwemere none urifuza none ubonye yamwe kwikutesheje umutwe ingwa essence utangiye kuvuga ngo urabona ngo abandi babanje kubaka inzu nyine babanje ibyo urumva icyo umuntu agamije umurugero urabona nk'umurugero umuntu avuye mu kazi abonye miliyoni nk'icumi ziwe ho kugira ngo abanzaze arebe ukuntu abona akazu aguzi akebo nshashya wabyumvishije ayishize hariya ngiye mvuye mu kazi ngiye nubatse inzu ya modoka yanywa essence ipfa buri munsi ikoreshwa iriya modoka ikeneye za semonize ikeneye kujya kozwa ikeneye abayirarira urumva ikintu cyo duhereyeho rero ugasanga umuntu yabanje bidafite umumaro ahangiye kwicuza ubuse ni kimwe itakoreye abapasiteri ba hano bamwe ngo abo duhura mu nzu akwivugisha tikona wanye yarampemukiye ko litaraza irafite ubuzima nta kiri niconga ireba hejuru amaturo sinda yageze bo amatura arahari ariko abantu barakora ndakora ngo ibintu myinshi cyatandukanye nayo nzayikubwira ndakora ntabwo ndi umuntu wicara hasi ngo simbure gukora umuntu ashakisha uburyo bwose ubwo amaturo se tumaze imyaka 2 mu rugo mu rugo abo nariyongereye urumva nariyongeye natubuze uko mbe nabaga ndi mu rwasereri urumva rwasereri y'amasare kujya gucuranga abacuranzi bose bahagarara ku muryango bose ati uyu munsi turahangana uwa gitari uwa sente umuzamu uri kumva uw'ingoma urumva noneho ndumutwe mwabati bamuhagaze aho kuri banki kuyazana uwo munsi yako cyumweru timuri mucuranga ndaje mwarimu nayoboye na pasiteri wungirije sinakandagiyeyo urumva bafitiye amadeni y'ibirarane urukumva mbo nyiri sare nawe agateramo wasiri rakuza nani wasakiri hafi aho ngaho uregira hafi ugatuma utwe buri cyo bikora ukumva ugiye gusara umuhamagara urababaza ariko yajya babwire ngo y'Imana yaguhamagaye igushakira ukundu uzabaho abanga bavuga rero ngo amatuye yaragabanutse yarabuze naburi Imana kwishimire izakwe kuntu ugomba kubaho n'igikona cyagaburiye Eliya kimugabura ibyo kurya wose igikora cyari umukristo igikora cyari umuntu none rero nubaha Imana ifite kuzabigenza ikubesheho pastor tugana ku musozo kuko n'ubundi twagiganira ikiganiro kinini twadukumbura nawe nibyo kabisa nani ariko mu minota mikeya igana ku masegonda ntago twatandukana utavuze kuri rafiki yako Yakamwana yari gukora ni system isikunda isikunda ikinyoma Yaka rero stani yamuhaye ukuntu azakoresha ikinyoma kiwe kibyaza umusaruro isikunda ikinyoma wabyumvishije urumva ko Yaka yamaze kubeshya amacara amuhamagara akanywa byera akituragura hasi agahembwa nawe ikibazo nabwo ko bavuga nta mahoro y'umyabyaha wegiye yakamaze kuri cano n'ipanda kuyigura byamugora nta niya nagira no panda buciritse kubera iki nta mahoro y'umwabyaha
yakaba akina ikinyoma ariko Yaka uburyo akurikiranwa yakora nk'itorero yari komeze gute abageze kure intama zimaze ikizwa n'umuntu w'Imana ariko shitani yamuhaye gukundwa amwima kubona amafaranga ariko namwe tujya tubagarukaho gake tugana no ku musozo nta na rimwe waba warigeze uramburira ibiganza byawe kuri kumusengera nge wapi binsabye mbwira abanyamakuru hoya barabidusabye kenshi ndabyanga kuko ntabwo yakanyira musengera bira bintu bibari impamvu Yaka impamvu nta musengera Yaka ni umukene rero ntabwo tuzamushuka Yaka ari umukene numubwira ngo ahebe bazahebeba kugira abone icupa rya byere numubwira ryame hasi y'amaguru hejuru akazabikora Yaka rero se umuntu bwangu shingirwa umuntu w'umugabo muzima akabyemera uri utamukoresha uri ikintu utamukorera ahubwo ubutaha bazabaka shitani ajya muri serikeye azabesha ko ngo yapfuye ajya muri serikeye akunda bakora inkuru bavuga ko azutse kuko shitani yaramuzunguje tuzakiganiraho ibindi byose byo byarakize shitani yamwishe nabi umuntu yarabyaye ngo yarabyaye uruhinja ibiki ngaruka no kuri uriya mukobwa nawe bakoresheje ngo ni ninde bashingira Keza ngo ni Keza biriya fendefe uhura nabyo ubundi iyo uri umwana w'umukobwa ugomba gukora ubuhamya bwawe neza ukaburinda kugeza igihe navuga ngo kugeza mu zabukuru zawe ubuhamya rero uriya afite rero ntabwo ari bwiza ni ubuhamya n'abana ubwe biwe bazajya bicara bakamubwira ngo mama ibi bintu ntabwo wakagombye kuba warabikoze ibi ngibi kubera ko ndatekereza nawe ubwo arimo araregrete uyu munsi kuko niba yicaye azi ko ari umugore washatse abafite nimero ye baze kuza kumamagara mbavaneho umuvumo w'ibinyoma ngo akabyara abafite nimero ye baze kuyimpereza ya Yaka na Keza bafite umuvumo wo kubeshya abanyarwanda Sitani yarabinjiriye no muri commentaire abantu bakaza ubona bamye uzi ko namutelefone ngewe ambwa ati Pole mushiki wanjye uzabyara neza byumva bivuga nyamuhamagara kumura nta kizaba Imana izagufasha uzakeka kiza ngira ngo ni umuntu kumi n'umushire wapi narapinze ngewe umuntu nkuri utuma ufata amagambo y'inite yawe ukareba usengeye bya bipupe byaje ananiweho nta mutagira impuhwe nk'umuntu w'umushumba ananiwe none rero mbwira Imana ngo Mana nimba ibintu atari ibyawe ubwabo bazikoza isoni ikinyoma ntikigira intebe nibwira umuntu ngo nugira inzu wavanye mu gahazo uzajya uryamye ubwire ngo wavanye mu bweskoro ikubwire ngo wanzuwe nubwo undyamyemo wibye Jacques reka nkwereke kera ndabyibuka maje kubaka bwa mbere inzu nubatse ya mbere yarasenyutse yose hoya nyine ni Imana yari yarayitubwiye iva no mu nzira z'Imana irasenyuka imaze gusenyuka ndabyibuka asenyutse ntwitinda y'amezi 9 ndasohoka mu nzu ndagenda njya gucumbika turahava noneho ndahava aho ngaho abantu baho ngaho bakoma mu mashyi utiye baba we wa mu mama Sedisi yagende n'abana baragiye ubagiye hehe ariko haciyemo iminsi mikeya kubera ko yari isezerano ry'Imana nta muntu ujya ufundikira isezerano ry'Imana uko byagenda kose isezerano ry'Imana niwe warifundikira rakomeza rikaka rikabengerana iryanzu n'ubundi ndongera ndayihagurutsa ariko iyo bayaravuye mu buriganya ntabwo nari kongera kubona aho ndiganya ngo nongere mbone dore ejo nari namanutse aho bita Rugende hari nani Rugende parike mpageze ndicara umuntu arahansanga ngo uzi ko yazi numva ko hari ikintu ndi bukore ndikise ati ngize Imana kubona profite jote ni ngewe ati dore turo ngiri mpesha umugisha abantu bamaze gusanga abapasiteri benshi ajya hano akavuga akabereka ibintu by'umwuka w'iki w'Imana kabiri ukuntu bazateranya amafaranga y'imfubyi icyo bakene bagategereza bazafashirizwa babacunga abakene barimo barebera ikibo cy'inyubako mugatora imyaka 5 cyo cy'inyubako habe n'ikibanza pasiteri agira sawa abantu bamenye kuri abantu ba profete mwembi rero tuganire namwe bwakwira bugacya byo kuganira kuri ko mwabibona kumbuwe reka tukushimira abantu bari badukurikiye tubwire ko mwagarutse
turahari mu mavuta mashya kubaha Imana gusenga kugaruza inyenyeri z'abantu zazimye kugaruza ibyabo kugaruza amahoro yabo kwagura inzozi zabo mu buryo bwo mu mwuka no kubafasha mu buryo bwo kugira ngo bayoboke inzira y'Imana abapfumu umuntu aricara nyine bukene bwamukubita akaba afite umupagani umurangira urabona ngo bagiye hari uriya mupfumu yagufasha rero umupfumu ntabwo ari hasi y'Imana niyo mpamvu duhagurutse natwe tutaryamye abapfumu bazamura ku rutaro bakabazamura ngo hehe hose kugira ngo bakomeze bayobye abantu ntimuyobe Imana ni iyambere ni urukundo wakifuza kuvuga natwe mfite inzira hasigaye watubonamo mfite Instagram handitsemo Habimana Joel aho ngaho wambona tukaganira aho tunyuza ibiganiro hanyuza ubuzima bwanjye bwa misi yose aho ngaho wahitumbona Habimana Joel kuri Instagram mfite nani BITAMGAZA official imaze imisinziro gatoya ariko ngiye kwibyutsa yongere ubutumwa bukomeze ko imaze imisa ibyo mpugiyemo kandi akesha ndi hanze y'igihugu mu ivuga butumwa ariko ubu ndicaye tena ndatuje ndahari telefone watubona WhatsApp ni Prince 50 788 39 32 aho watubona tukavugana tugasengana tugwesha umugisha Imana ibaho umugisha nimero zanjye ushaka kumboneraho ni Prince 250 788 46 17 67 Prince 250 46 788 46 17 67 uramamagara tukavugana kuri WhatsApp Imana ibaho umugisha tugasengana Mana yacu Mana nziza Mana ikiranuka mushumba ukubahwa utugejeje kuri aya magingo turi bazima habwe cyubahiro abakurikira ikiganiro bose aho bari hose mu migabane yose y'isi bahabwa umugisha batera imbere mu buryo bukomeye Mana yawe uyizamure buri muntu wese ajya abona ubwiza bwakikurikira njyambaje mu izina rya Yesu Kristo amen mwakoze kubana natwe bakunze ba TV mukande subscribe comment share and like ubundi tuve mu bwiza tujya mu bundi bakere bakandeho aho ngaho kavuye nk'uriya mudamu ngo harya hasi